nkuko nanone hari ubwenge Imana ifite yahaye umugore abagabo badafite za zindi ushobora kujya gutyo we mugabo uko wameze kose yaba icyubahiro cyawe ushobora kugera imbere y'umugore ugatakaza equilibre. Reka nemere ko arisinye mu nteko araringaniye koko n'umugore we koko. Ese koko aratahagende amese n'amakariso y'umugore we kuko baringaniye kandi ageze igihe cyo kumesa. Ntabwo wemera ko yayamesa se? Uzabanyereke ntabwo ndabona. Burya umugore waguhaye wazanye umutungo mu rugo cyane ntabwo azakubaha. Arakohereza kwishyurira inzu, akohereze ayo kujya muri salo kwiyogoshesha ubwanwa. Buri kintu cyose wa mukobwa bakikora harya umutwara azaba arinde, azaba ari wa wundi uri gukorerwa cyangwa ni wa wundi uri ubikora. Mbashimire mwebwe abadukurikiye ku Isezerano TV, mbashimire ko mukomeza kugenda mutwereka ko bigano byacu mwabikunze mubikurikirana, kandi rwose n'ibitekerezo mugenda muduha ndetse n'inyunganizi turabyishimira, kandi ibyo bituma natwe dukomeza kugenda tubashakishiriza ibibanyura ibibubaka muri uwo murongo. Kuri kamera rero za Isezerano TV turi kumwe na Pastor Fanny, ngira ngo mumaze kumenyera cyane. Pastor Fanny turagusuhuje. Murakoze cyane kandi twishimiye kongera kwakira ku Isezerano TV. Murakoze nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu no kungirira icyizere. Mumeze mute? Uruhinja rumeze neza? Ruhinja baravuga mu Kinyarwanda ngo aranyaranyara. Namenye ko haribwo umwana uri muzima. Kera wajyaga badusezera tujye kurya avuga ngo urara haryana tukarakara ngo watubwiye nabi. Naho impamvu urara haryana nuko wihindukiza, iyo ukindukiza ubukiri muzima, ahataryana harara umupfu. Rero nawe arasura aranyara ameze neza nta kibazo. Uyu munsi ndashaka ko tuza kuganira ku muryango. Nanone hari ibintu usanga biteza ikibazo muri sosiyete, ibintu by'uburinganire, uburinganire bw'umuryango. Se mwebwe uburinganire yaba mu buryo bw'itorero yaba ku buryo kubwaye nk'umushumba, ubundi uburinganire ubwumva gute? Murakoze cyane. Iyo bavuze uburinganire ku giti cyanjye wenda mu mvugo wenda numva ko ari ikintu cy'ubwuzuzanye, ntago numva ko habamo guhangana, kuko ibintu byose Imana yibona yuko harimo kimwe kiruta ikindi ntabwo yari kubibangikanya, ahubwo yafashe umugabo irema n'umugore kugira ngo babane akaramata. Kandi mu mategeko Imana irema yaravuga ngo si byiza ko aba wenyine, bivuga ngo yarakeneye inyunganizi y'umugore. Rero numva ko ari ubwuzuzanye, nta handi umwe adashoboye undi ashobora kuba yahashobora. Bivuga ngo hari inshingano y'umugabo hari n'inshingano y'umugore, ibyo ni ibintu bitandukanye. Rero ubwo buringanire umuntu wese afite uko avuga, ariko giye ku giti cyanjye mbyumva nk'ubwuzuzanye. Uvuze hari ibintu uvuze by'inshingano. Uyu munsi nta bantu baba bitiranya uburinganire n'inshingano? Barahari kubera ko hari igihe umuntu wese yumva ko afite uburenganzira, kandi burya uburenganzira bwose bugira aho bugarukira. Ntabwo umuntu Paulo n'uvuga ngo byose turabyemerewe, ariko ibidufitiye akamaro ni bikeya. Bivuga rero ngo umuntu wese afite ukuntu ateye, nk'uko umuntu afite, tugende dufite ADN zigiye zitandukanye, ni nako umuntu atekereza cyangwa se uko umuntu agenda yiyumvira muri we. Icyo gihe rero akenshi hari igihe umuntu bitewe n'uburyo yarezwemo n'uburyo yavutsemo nabwo na sosiyete abamo, byose bigatuma hari uburyo yitiranya cya kintu. Wari uvuze ku nshingano no ku bwuzuzanye. Mu muryango inshingano z'umugabo n'izi, inshingano z'umugore n'izi? Reka mbanze nifashishe biriya tubanze turebe mbere na mbere umugore n'umugabo. Turareba mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho, igice cya mbere ku murongo wa 20 ngira ngo na 6, kuko byaba byiza kugira ngo nsobanure nshingiye kuri Bibiliya. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja
n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose umuntu ngo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Reka ngusubiremo. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Tubonye ko hano iri jambo cyangwa se nk'uko kuri uyu murongo wa mbere haravuga ngo batware bategeka n'isi yose, ariko haravuga ngo niko yabaremye. Itangiye ivuga ngo tureme umuntu ase natwe, ariko ishoje ibashyize mu bwinshi. Kandi aha haravuga ngo niko yabaremye umugabo n'umugore. Bivuga ngo Imana yaremye umugabo nk'uko n'ubundi Bibiliya bivuga abaho, ariko irangije iravuga ngo si byiza ko aba wenyine. Isinziriza Adamu, ikuramo urubavu rwa Adamu imuremamo Eva. Imaze kumuremamo Eva bivuga ngo uko niko yabaremye, nuko umugabo mu byiyumviro by'umugabo yari arimo Eva n'ubundi. Eva yari akiri mu byiyumviro by'umugabo muri we. Impamvu mvuga aka kantu byari biri mu byiyumviro, nkanjye mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 6, yaricaye arambwira ngo ninshaka umugore. Nkibaza umwana w'imyaka 6 nashaka umugore, ngo nanjye ndaseka arambwira ngo none se sinzagira umuryango. Bivuga ngo mu byiyumviro bye afitemo Eva we. Mu byiyumviro bye afitemo Eva. Kuko bivuga ngo niba yaremye ikigabo yaremye n'ikigore cyayo. Bivuga ngo kuvuka k'umugabo hari n'umugore. Noneho aha ngaha ibaha inshingano yo gutwara ngo bategeke, ngo uko niko yabaremye umugabo n'iki n'umugore. Noneho reka njye iri ngiri ushobora kuvuga ngo ni isezerano rya kera. Noneho reka nigire mu isezerano rishya. Ndashaka kugira ngo turebe inshingano y'iki y'umugore n'umugabo nk'uko warumbajije. Noneho turebye uko Pawulo abivuga mu rwandiko yandikiye Petero, ibice byaho 3, ku murongo waho haravuga ibice aho ivuga ku mugabo naho ivuga ku mugore. Iravuga ku umugore ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Abyumvise? Babagandukire. Hepfo ku murongo wa 7 hakavuga ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bo ari inzabya zidahwanyijwe namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, mu butumwa bw'ubugingo, ngo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Aha ngaha babwiye umugore ngo agandukire umugabo, ariko aha ngaha babwiye umugabo nawe ko agomba kumvira nako gukunda umugore we, kandi amenye yuko amutwaze ko ari urwabya rworoshye rudahwanyije namwe gukomera. Ariko noneho aha ngaha mu Bakolosayi ho ibice byaho 3 ku murongo wa 19 ho haravuga ngo abagabo namwe mukunda abagore banyu, ntimubasharirire. Twabonye aha ngaha cyambere tubonye mu itangiriro ko Imana yabaremye ngo batware, ngo uko niko yabaremye umugore n'umugabo. Ariko hano hejuru batanwe ngo inshingano y'abagore n'abagabo, kuvuga ngo igiye gutandukanya icyo umugore ashinzwe n'icyo umugabo ashinzwe. None uyu mugore we abwiye ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo baba abagabo bamwe, harimo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza zanyu. Ingeso nziza z'umugore zishobora gutuma umugabo ahinduka, yego. Ariko nanone hano ku Bakolosayi Pawulo aravuze ngo babayoboreshe ubugwaneza badashaririye, yego. Noneho rero mu nyito imwe Imana itegetse umugabo gukunda, itegetse n'umugore kubaha, kubera. Hano muri Petero wa mbere
nanoneho hari aho bavuga ngo ku murongo wa 3 ngo umurimbo wanyu uwo ni abagore, ngo ntukabe uw'inyuma, amazahabu, kumva ko wambaye waberewe, ahubwo umurimbo ube uwo mu mutima. Kuba umugore wawe, kubaha kwawe kube uko mu mutima, za ngeso nziza zigiye kugaragara. Ko tubona Aburahamu, Sara yitaga Aburahamu ko ari umutware, yamwitaga iki? Umutware. No mu mico yacu y'Abanyarwanda, mbona ko Abanyarwanda kenshi bahuje umuco n'Abisirayeli. Bavugaga ko habagaho umugabo akaba umutware. Bivuga ngo umugabo afite inshingano mbere yuko agomba gukora, kategereza ko azajya gusaba iki? Akajya gusaba umugeni. Mbere ho mu batubanjirije kera bajyaga bakwaga inda, akavuga ati bunaka ni bunaka, umuryango kwa runaka no kwa runaka, kubera ko twaturanye tuzashingirana. Akavuga ati ntuzashaka muri uyu muryango, ntuzashaka muri uyu muryango. Yari imico n'Abisirayeli nabo niko bari bameze. Tubona ko Aburahamu yategetse umugaragu we ngo ajye gusabira atuma igisonga agiye gusabira umuhungu we Isaka, ariko aramubwira ngo ujye muri bene wacu. Nuvuga ngo yari akeneye umugeni umwiza. Rero no kuvuga ngo uyu mugore ugiye kurambagizwa bashingiye kuri ya mico, kuri za ngeso nziza. Agomba kuza mu muryango akamenya ko umugabo ari umutware. Agomba kuza mu muryango akamenya ko aje guca bugufi akaganduka. Ariko nanone uyu mugabo ategetswe ko atagomba gusharirira umugore. Icya kabiri, abwiwe yuko adahwanyije n'umugore, badahwanyije imbaraga, gukomera ngo ari inzabya zoroshye. Hari abantu rero bitiranya ko gukomera bavuga, hari abazi ko gukomera bavuga ari ukuba ufite imbaraga z'umubiri. Ari ukuba ufite imbaraga z'umubiri, ari uko nawe ushobora kuvuga ati nanjye ndashoboye, nanjye nakurira igikwa nkajya kubaka. Oya, ntabwo ari izi imbaraga bavugaga, ahubwo bavugaga imbaraga z'ubwenge. Ubwenge buva he? Buva ku Mana. Imana nitanga ubwenge. Hari uburyo Imana yaremye muri ubwo umuntu yose yakora nubwo ajya ahangaha, ariko uba ufite hari undi muntu ukuri iruhande. Nkuko nanone hari ubwenge Imana ifite yahaye umugore abagabo badafite. Za zindi ushobora kujya gutya we mugabo uko wameze kose, yaba icyubahiro cyawe, ushobora kugera imbere y'umugore ugatakaza equilibre bitewe nuko Imana yabaremye. Rero ni ukuvuga ngo umugabo afite inshingano yo gukunda wa mugore, n'umugore nawe afite inshingano yo kugandukira umugabo. Reka tugaruke kuri iki kintu uvuze ko Bibiliya itugaragariza ko umugabo ari umutware w'umuryango. Tugarutse wenda nka hano iwacu mu Rwanda, ubu ngubu itegeko rihari rivuga ko ntago riha umugabo bwa butware. Rivuga ko mwese mureshya, ko mushobora n'umugore ashobora kuba umutware w'umuryango. Kubwaho ibyo bintu ubona ko bishoboka? Birashoboka mu mpapuro, ariko ntabwo bishoboka mu bitekerezo. Bazabyimura mu mpapuro byo babyandike. Nkeka ko n'abafata ibyo byemezo bagafata ayo mategeko nabo ubwabo ntabwo babyubahiriza. Azagenda itegeko arisinye, ariko nagera mu rugo yitwa iki? Yitwa umutware, ashake kuba umutware. Rero bizaba ngombwa ko barisinya nk'uko barisinye, ariko uwarisinye ntabwo ataha mu rugo ngo agende koko noneho kuko baringaniye. Reka nemere ko arisinye mu nteko, araringaniye koko n'umugore we koko. Ese koko arataha agende amese n'amakariso y'umugore we kuko baringaniye kandi ageze igihe cyo kumesa? Ntabwo wemera ko yayamesa se? Uzabanyereke, ntabo ndabona. Nge ntabo ndabona, sibyo? Niyo yamesa hari ibyo atamesa. Ariko wari utwemereye ko avuye inaha akajya nk'i Burayi arabikora? Arabikora kuko none se arabikora kubera impamvu, kuko baca umugani ngo ujye buryasaza zimira ari nzima. Aho agiye niko amategeko avuga, sibyo? Niko amategeko avuga. No kuvuga ngo niba amategeko ahageze amwetegeka gukora ibi, azabikora kubera impamvu runaka. Ariko nagaruka hano ntabwo ariko azashaka kubikora. Nose twese tuzajya hariya. Rero uvuga ngo ni imico iriho iza, ariko nanone imico itazashoboka, ahubwo izateza intambara. Reka tugaruke kuri ubwo butware gatoya. Ibyo yose nuvuga ngo niba umuntu yiswe umutware, nuko ubona rero akaba ifite n'ubushobozi bwo burenze buruta cyangwa se ubwabatwaye.
uyu munsi ko dufite abadamu abagore aribo bafite ubushobozi buhambaye, ntabwo ubwo none ubwo butware bemeye ko bakwiye kubugira kubera ko bafite ubushobozi? urakoze cyane, urakoze cyane. Icyo uvuze ni ikibazo, ahubwo iyo umbwira uti ikibazo gihari ubutware bugiye guhabwa umuntu bishingiye ku cyo afite, nacyo ni ahubwo wenda bishingiye ku cyo afite byo bizashoboka, kuko wenda azicara agure uwo mugabo. Ariko wenda abagore bagenzi banjye ntibantera amabuye, ariko duteye ukuntu gutandukanye n'abagabo. Burya umugore wazanye umutungo mu rugo cyane ntabwo azakubaha. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo uyu mugore nace bugufi aganduke, kuko tubona Adamu yarabanye neza n'Imana muri Edeni, Eva ataraza. Ibyo Imana yabwiraga Adamu yarabikoraga, ariko umunsi Eva yaje byabaye ngombwa ko ibyo Imana yamubwiye abihindura ashingiye kuri Eva. Eva aragenda ahura n'inzoka, inzoka iramubwira ati warya kuri iki giti muzahweza muhumuka, ntabwo muzamera nk'imwe muri zo. Arareba ati ibyo nibyo, noneho ndabyemeye. Ararya ashyira nande na Adamu. Adamu ararya, Adamu yisanga mu kibazo. Imana ije kumuza ati Adamu ati numvise imirindi yawe njya kwihisha. Uw'abandi nta cyaha yakoze, ariko ntiyabaye maso. Niyo mpamvu rero usaba ngo kuba umutware ni iki? Wowe mugabo ba umutware mu rwego rwo kuba maso, ureberera umuryango wawe. Igihe cyose utabaye maso, niyo mpamvu ababyeyi baba bagomba gutoza abana, ugatoza umwana w'umuhungu ukamutoza gukora, ukamutoza gushakisha, none akagera ku rwego rwo kujya gushaka, nawe afite icyashobora gutunga rwa rugo. Ariko uyu munsi dufite abakobwa b'imfubyi. Dore impamvu abantu babaye imfubyi. Ni imfubyi yahagurutse ajya kwishakashakira, afite konte ye irabyibushye, ariko ikofi y'umuhungu iradigadiga, nta kintu kiberamo rwose. Nka wa muririmbyi yaririmbye ati abasore bari ariko nta kashe. Uwo rero we mukobwa azakugura kuko agushaka, ariko nugera mu rugo ntukore ibyo ashaka, ugashaka kuzana nawe ngo ndigabo, ntabwo bizakora. Ndi umutware. None se ushatse avuga ko nta musore ukwiye gushaka umugore umurusha ubushobozi? Birashoboka, umuntu wese afite amahitamo n'urukundo afite uko warwita. Ariko se iyo turebye turebe ingo ziriho muri iyi minsi, ingo ziri uyu munsi arakubwira ati sheri shushu ndagukunda afite iki, ariko iyo bariho umukobwa atangiye kureba ikibazo cy'urushako, bamaze kubana na wa musore, atangira kuvuga ngo nta mpamvu yo kunkandamiza, nta mpamvu yo kunkubita, kuko abagore mbere barakubitwaga, sibyo? Akamukosora, akamukubita, agakora ibiki, ariko impamvu yabikoraga nuko yabaga n'ubundi umugore ntawe yinyagamburiraga, ntawe yajyaga guhinga akabyara akarera abana, umugabo akari ujya hanze agashakisha. Ibyo azanye rero nibyo yamutegekeragamo. Ariko uyu munsi ari umugore arashoboye n'umugabo arashoboye, rero urashaka kuza kumuha urushyi nawe kuvuga ati urankubita nanjye ngo ukubite urundi, nunkubita umugore nanjye nize karate. Ubundi se mu butware umugabo afite harimo gukubita umugore? Ntabwo afite gukubita umugore, ko gukubita umenye ko ari biva kuki, biva rya jambo ryatuwe ngo ntimukabasharirire, biva muri kamere y'umuntu. Iki gikomere akenshi burya ni igikomere utarigeze ukira, cyangwa uba warakuye ku babyeyi bawe ugakura ubona sa kubita nyoko, nawe ugashaka kurwana, none ugashaka kumva ko uzategeka wa wundi, kandi wa wundi ushaka gutegeka we hari icyo akurusha. Azakubwira ati genda, nane uyu mukobwa nana divorce ntago azajya iwabo, azavuga ati nshoboye kwishyura geto, nanjye nshobora kwitunga n'umwana, ndashaka umwana. Muri iki gihe abasore benshi babaye bo kujya kubabyarira, njye nkeneye umwana, nimara kubyara umwana ubundi njye umugabo ntawe nshaka. Kubera iki? Impamvu atagushaka. Uraza kumubwira ko ugiye kuba umutware, kandi mu bifatika ntacyo afite. Rero niyo mpamvu nubwo bavuga ngo itegeko ririho mu mpapuro, ariko niyo mpamvu usanga kenshi mu ngo harimo ibibazo. Niyo mpamvu ukabona abantu baricana. Yego. Reka urakoze cyane kudufasha, tuzakomeza wenda tugenda tubigana ibintu by'umuryango. Ntekereza ko wenda n'abazagira ibindi bibazo bazabidushyire muri comment kugira ngo ubutaha tuzongere tukiganira, kuko ntekereza ko ni ikintu kirekire kandi tutabasha guhita dusobanukirwa none aha ngaha.
ntekereza ko mbere yuko dutandukana hari uwakwifuza wenda kuba yakuvugisha mu gikari ngo cyangwa se wenda n'ibyo atasobanukiye cyangwa se n'ibyo wenda we yashaka kukubwira bitandukanye n'uko ubyumva yakubona gute? Urakoze. Mbere yuko ndagera aho ngaho ni inama nshaka gutanga ku badukurikiye. Yego. Numva buri muntu wese tugira urukundo. We musore urambagiza ukundi, we mukobwa wumve ko kujya kubaka atari ukurugeramo ukarwigeramo ukavamo ntabwo urugo ari umwenda. Ikindi, inama zose siko zubaka, ntabwo inama zose n'amategeko yose asohoka ariko ashobora kukugira umumaro. Wowe ugomba kureba amahitamo yawe. Dukeneye rero ko wowe mu rugo rwawe cyangwa se urugo uzashaka ukeneye kugira ngo ugire urugo rwubakitse kandi mubane n'uwo mwashakanye cyangwa uwo muzashakana akaramata nk'uko Imana ibivuga. Wowe mukobwa umenye inshingano yawe yo kubaha no kumvira. Nawe musore cyangwa mugabo ubeho udashaririye mugenzi wawe kandi umukunde. Urambagiza umukobwa utamukundiye ibintu, ukunda umugore wawe, ntumve ko agomba kukugandukira gusa wowe utamukunda. Umuntu wese rero ntafata inshingano ye, divorce zizahagarara. Ariko nushaka kuzana imico y'ahandi ugashaka kwinjiza mu buzima bwawe. Iyo tugiye akenshi hari abantu bajya kuri ibintu bya baribishawa, ukajya kumva umuntu yigishije ikintu ugahita ubaza atari ko se nk'uyu mu rugo rwe arwubatse ate? Umugabo si ngombwa kumwereka umutungo wawe wose. Umugabo ugomba kubigenza gutyo. Umugabo ajya kure ugasanga umugore yiswe nk'aho ari n'umucakara mu rugo, ntabwo ahawe agaciro nk'umugore. None nkano igihe nibaza ese ko dukora badeshawa z'aba bakobwa, harya aba bahungu bo bigishwa n'abandi? Bigishwa n'abandi. Twigisha abakobwa tukabigisha ko bagomba kubaha abagabo babo, ariko uyu musore we yigishwa ko agomba gukunda umugore we kandi akamuyoboresha ubwenge atamushaririye. Iyo tugeze mu nsengero zacu aho tugiye kwigisha abageni bagiye gushakana, ese ko twigisha tukabigishiriza hamwe, harya uyu musore we yigishwa iki? Njye numva nk'abubatse dufite umutwaro wo kwegera abahungu bacu tukabigisha uburyo agomba kubaho, ko atazubaka nk'uko se yubatse, kandi atazubakira kuri interineti, atazashiduka kwirukanka ashaka umukobwa kuko afite amafaranga ngo amutunge. Natwe tukabona kwigisha abakobwa bacu. Ubushize narakivuze, ntabwo urugo rwubakirwa mu gitanda gusa. Imana dukeneye no kugira ubwenge. Umugore ukeneye kugira ubwenge wo guca bugufi ukaganduka, kandi tukishingikiriza ku ijambo ry'Imana, tukubaha Imana, tugasenga. Ariko nimusenga Imana izabubakira, ariko nimudasenga Satani azarwinjiramo arusenye kandi akoresheje amategeko. Bagore beza, abakobwa beza, basore, bagabo, reka urugo rutubakiye ku ijambo ry'Imana rurasenyuka rusa n'urwubakiye ku musenyi. Urugo ntabwo ari amafaranga, urugo rwubakwa n'Imana. Murakoze cyane. Nimero zanjye ni 0788 61 26.